Umunsi umwe umugore yari ari mu muhanda yambaye ya myenda y'abantu bagiye gusezerana, gusa nanone yari ateruye akana gatoya cyane, arangije agashyira igitambaro mu maso. Arakabwira ati wa kana ubwo papa we namurangije, ibyo rwose ntabwo biri buze kungura. Gusa uwo mugore uko yakoraga ibyo byose, inyuma ye hari drone irimo kumureba. Tugaruka hano ku wundi mugabo nawe bigaragara rwose nawe ko ategereje umugeni we ngo basezerane, gusa nanone yari yategereje umwanya munini ndetse n'umupadiri wari ugiye kubasezeranya, bigaragara nk'aho bose bategereje. Akana kari karimo gucunga ya drone kahise gashyira papa wako ati papa, ati reba Daniela sheri wawe ibyarimo. Umugabo yarebye umugore yari ategereje ngo basezerane, abona ari gushyira umwana mu muhanda hagati, umwana w'umukobwa ukiri mutoya. Arangije aravuga ati se ubu ngubu Daniela ari mu biki kandi? Akana ke karangije karamubwira ati papa waje tukajya gutabara uriya mwana. Umugabo yitegereje padiri aho wari utegereje ngo abasezeranye, arangije aramubwira ati buretse gato ndaje. Ubwo yahise asohoka n'igihunga cyinshi, asohokana n'umwana we. Abari babatahiye ubukwe barumirwa. Barakwereka akana kari mu muhanda, hirya hari imodoka iri guhinguka ndetse ntago bari barimo kukabona neza. Akana bigaragara ko bagiye kukagonga. Umukobwa uri hano yabwiye papa ati papa irukanka rwose batamugonga. Umugabo yabonye imodoka igiye gukubita akana, ahita azaragafata, ubundi arangije niyirukanka nawe aguma hasi aho ngaho, kuko n'ubundi ntago imodoka yari kuyisiga. Barakwereka wa mugore nawe yahise ava mu nzu wari uteretse akana mu muhanda, azana ikimwaro cyinshi cyane. Akana karangije karavuga ati papa nta kintu yabaye isi, atego rwose umwana we ni muzima nta kibazo afite. Barakwereka agakobwa kari hano kahise kaza gasanga papa wako, gusa kabanza kafata drone yako kari karimo gucungisha uyu mugore. Umugabo arangije arabaza ati Daniela uyu mwana ni uwandi ugiye kumwica, ese uri kumuhora iki uyu mwana ko wari ugiye kumwica? Agakobwa ke karangije karamubwira ati papa rega ntago ari ubu gusa agerageje kumwica, ati yashatse kumwica inshuro nyinshi cyane mubona. Umugabo arangije abaza umugore we ati se none umwana wanjye ibyo ari kuvuga nibyo? Ubwo bari bagiye gusezerana. Akana k'agakobwa karangije gatangira gutekereza papa wako ukuntu byose byatangiye. Barakwerekana none wari umunsi umwe uyu mugabo ari kwigisha umukobwa we kuba yatwara drone, ari ira drone tubonye agakobwa gakoresha kerekana amashusho y'ura mugore agiye kwica umwana. Ubwo umugabo yahagurukije drone, arangije abwira akana ke k'agakobwa ati biroroshye cyane rwose, nawe wabigerageza pe. Umugabo yahise atwara drone mu kirere, akana ke karangije kamubwira ati papa ngaho noneho nanjye nyigisha uko bayikoresha, nanjye mbimenye. Akana hano gafite amatsiko yo kumenya, kandi mu by'ukuri n'ujya ubona umwana afite amatsiko yo kumenya ikintu ndetse atari kibi, ujye ukimwigisha rwose nta kibazo. Ubwo umugabo yatangiye kwerekera umwana we, aramubwira ati rwose dore drone bayitwara gutya na gutya nuko bigenda. Ati rero ugenda uzamura gake gake utaza kuba wayikubita mu mashami y'ibiti. Agakobwa nakatiye gupapa ati rwose ndabikora nanjye nigengeseye. Ubwo umugabo yakomeje kwitegereza drone ngitangirika, akana nako gakomeza kayizamura mu kirere. Akana k'agakobwa karangije kabaza sati none se papa uri kubona ndi kubikora neza? Ati drone ndimo kwitwara neza. Ati cyane rwose mwana wanjye. Akana kitegereje kuri drone aho yari igeze hejuru mu biti, nibwo kabonye rwose wa mugore twabonye ngo ni Daniela ateruye ka kana k'agahinja, ariko ukabwira ati wa kana we ibyo bigomba kurangira aha ngaha. Ati rwose ngiye kugutaba hano hantu, nta muntu n'umwe uzigera umenya ko nanahagusize. Gusa kana uyu mugore ari kubwira aya magambo yose nta kana kakiri gatoya, nta kintu na kimwe kazi. Barakwereka umwana w'umukobwa uri hano nawe yarakomeje abakurikiza drone, gusa papa we ntabyo yari arimo kubona, we yari yarangariye mu kirere areba drone kugira ngo itaza kuba yakangirika. Akana k'agakobwa karangije kavuga ati Daniela, gusa kari kumureba kuri screen. Ise arangije avuga ati none se kandi utangiye kurota Daniela ko numva uri kumuvuga? Akana kari hano karangije kabwira se ati se papa wamfasha ngaha kuri drone nkajya hara hirya gato kureba ukuntu nakifasha, ko rwose nayingize akabazo gatoye. Umubyeyi arangije avuga ati mwana wanjye rwose ntutinde uhita ugaruka. Ubwo akana kari kabeshye papa kuko kagiye kubwiherero, gusa mu by'ukuri kabonye uyu mugore ngo ni Daniela agiye kwica umwana. Kirukanse kagiye gutabara, gusa kataragerayo barakwereka muri ako kanya hari undi mugabo wahingutse, gusa uyu mugabo uje nonaha ari kwita Daniela ngo ni shiriwe. Umugore arangije aravuga ati mu by'ukuri uru rwana rwawe ndarurambiwe pe, nawe ukurikire uyu Daniela twabonye ko yari agiye gusezerana n'ura mugabo, none dore hano afite n'undi mugabo.
umugore araje aravuga ati mu by'ukuri nicuza impamvu nabyaranye nawe, niyo mpamvu iki cyana narinje kugita hano kikazahaba ubuzima bwacyo bwose. Umugabo arangije avuga acishije make ati ariko se kubera iki wakora ibi ngibi ku mwana wacu? Ati urumva ye, icyo ngicyo rero nicyo nashaka. Ati gukomeza uvuga ngo umwana wacu rwose. Ati nta kintu na kimwe nkeneye kimuza nawe. Ubwo ni Daniela. Umugabo uri hano arangije aramubwira ati ariko nta mpamvu yuko wabihora umwana. Ati ntabwo wakabihoye umwana pe. Daniela arangije aramubwira ati rero nyishyura ibyo nakoresheje kuri uyu mwana byose. Umugabo arangije akuraho udufaranga duke yari afite aramubwira ati bufashe utu. Daniela arangije aramubwira ati ariko se urabona aya mafaranga yamara iki koko? Ati n'ibintu uyu mwana byose aba yankoresheje, mba namuguriye amapampa namuguriye ibiki byose, warangiza ukanyihesha utwo dufaranga tw'amafuti? Gusa Daniela uri hano bigaragara ko akunda amafaranga n'ubundi na make bari bamuhaye ntago yayanze, ahubwo yasigaye yabara, ubona ko yishimye cyane rwose. Kakana k'agakobwa kamurebeye kuri drone kabona agiye kujugunya umwana w'uruhinja, kaje gakurikiye hano mu ishyamba aho kamubonye, gusa akabona ko atarimo kumubona neza. Akana kaje kibaza ati se ubu ngubu koko Daniela yagiye kujugunyaho uriya mwana? Karangije kabona cya gikarito kabonaga kuri drone Daniela arimo gushyiramo umwana. Atuzi ko ari hariya. Barakwereka akana karirukanse ngo karebe niba umwana w'uruhinja arimo bamusize, ariko mu by'ukuri nawe wari urimo. Gusa Daniela nawe yari ari aho hafi. Arangije arakabaza ati wagakobwe gatoya, hano urimo gukora iki? Ati Daniela rwose narinje hano nje kukureba. Ati warusha hano uje kundeba? Umugore yahise agira ubwoba. Ati se none na papa we muri kumwe hano hafi? Ati cyane rwose papa wanjye musize hari ahirya turi kumwe. Bigaragara ko uyu mugore yabeshe papa w'aka gakobwa gatoya kakiri umukobwa. None dore akana k'agakobwa ko kamaze kumuvumbura kafite umugabo ndetse n'umwana, kandi ko umwana we w'uruhinja afite yashakaga kumwica. Akana kasubiye inyuma ngo karebe mu gikarito niba koko wa mwana yaba akirimo cyangwa yavuyemo, gasanga nawe urimo. Daniela arangije arakabaza ati ariko se ko narinzi ngo uraje tujyane aho ngaho urimo gushaka migi? Ati yego rwose nta kintu ndimo gushakamo. Ati reka nze twigendere. Gusa mbere yuko dukomeza reba neza ko wakanze subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo izindi nkuru dushyiraho buri munsi uzajye uzibonera ku gihe. Barakwereka Daniela yagarutse n'akana k'agakobwa bashyitse kuri papa w'umwana. Arangije arababaza ati se we n'umukobwa wanjye muvuye he ko yarambwiye ko agiye kubwiherera? Ati urabona nyine umukobwa we duhuriye hari hepfo. Ati hari ahantu nari nagiye kuzana amafaranga yanjye nari narakoreye. Ati rwose mitamura n'umukobwa wawe. Gusa icyo umugabo atazi ni uko uyu mugore akunda amafaranga. Aya mafaranga afite arayakuye mu wundi mugabo babyaranye umwana. Umugore arangije aravuga ati mu by'ukuri mukundwa ndakwishimiye uburyo uba uri umuntu uzi no guhiga amafaranga pe. Ati cyane rwose njyewe ayo nkoresha nayo mba nishakiye. Ubwo muri ako kanya Daniela yahise abasezeraho arababwira ati rero sigara umeze neza we n'agakobwa. Ati njye rwose kangende njye mu myiteguro. Bigaragara ko ubukwe bw'uyu mugabo bwari bwegereje, ndetse we n'uyu mugore ngo ni Daniela. Gusa mu by'ukuri uyu mugore ngo ni Daniela yahishe uyu mugabo ko afite famiye, ariko Daniela warabizi ko uyu mugabo afite akana, ndetse mu bigaragara icyamukurikiyeho ni amafaranga. Akana karangije kabwira se ati none se papa uyu munsi ho ntabwo wibuze kunyibutsa uko nagurutsa drone? Ati mukobwa wanjye rwose ntugire ikibazo ndaza kukwigisha, wowe banza wiyiteho mbere na mbere. Ati papa ndashaka rwose kumenya ukuntu nzajya ngurutsa drone, dore nta kintu mba mfite hano nsigarana nacyo, nta n'undi muntu mfite hano tuba dukina. Ati mwana wanjye ntugire ikibazo, ndaza kukwigisha ejo mu gitondo rwose ntugire ikibazo. Barakwereka nibwatinze bwarakeye akana bagaha drone rwose ukajye kongera kugurutsa, kuko papa wako yari yamaze kukizera ko kamaze kuba kamenya kugurutsa drone. Barakwereka akana nta kindi kakoze, kahise gatangira kujya kuneka uriya mugore ngo ni Daniela, kuko kari kabonye kari kumushidikanyaho cyane. Akana hano katangiye kwivugisha tereka nze ngukurikirane, ntabwo nakemera rwose kuza kwangiza ubuzima bwa data. Hano hari abana rwose baba bafite ubwenge bakiri bato. Barakwereka akana kakomeje kumukurikirana, karangije kagera ku rugo Daniela abamo ndetse na wa mugabo we twabonye bari gushwana. Barakwereka Daniela yari ari hano mu rugo ndetse na wa mugabo we bagiye gutandukana, ariko umutonganya amubwira cyane ati ngenda kurambiwe. Ati ndambiwe ubwo bukene bwawe pe. Ati buri munsi uzajya unyiheresha aya mafaranga y'amafuti. Ati urabona aya mafaranga uma buri munsi yamarira iki? Umugabo arangije aramubwira ati ariko mu by'ukuri nawe ni wakabaye unyaka amafaranga nkaho uri umukobwa wicuruza ngiye naguze. Daniela arangije aramubwira ati none se ushatse kunyita kandi ko ndi indaya?
ati rwose ntabwo ibyo bintu nabyemera pe, aho ngaho waba ushatse no kunsibya. Ati aya mafaranga nkwaka nayo kugira ngo mbashe kwihanganira nibura ubu buzima bubamo. Ati naho ubundi njye ubu buzima sinakabubayemo. Umusore uri hano aranje aramubwira ati ariko mu by'ukuri wagatuje tukabana, dore twagize n'amahirwe tubona umwana tukamwitaho rwose ubuzima bugakomeza. Daniel aranje aravuga ati mu by'ukuri si ubwo ninde uri kubwira ngo atuze, urabona njye ubu buzima nabwihanganira. Umugabo uri hano aranje abwira Daniel ati ariko se mu by'ukuri urumva tuzabana gute nukomeza kunshyira ku nkeke gutyo uhora unsaba amafaranga ya buri munsi? Ati kandi ko bizi ko akazi mfite katama amafaranga angana nayo nsaba. Umugabo uri hano yarumiwe abura icyo akora. Daniel aramubwira ati rero njyewe ibyo sinabibasha, niyo mpamvu uzakomeza ukibana wenyine ndetse ukarera n'uriya mukobwa wabyaye. Ubwo barakwereka akana kabonye bagiye kukumva, karangije kahita kaza gasohoka hanze karihisha. Wa mugabo nawe yahise atangira aza kuri fone ngo arebe nibura ko hari umuntu yakaka udufaranga dukeya ko kuba yakifashisha. Umugabo disi hano yatangiye guhamagara guzaguza abantu amafaranga, gusa mu by'ukuri nuko uyu mugore amumereye nabi kandi n'amafaranga bamwaka nta kintu kizima baba bagiye kuyakoresha. Daniel yasigaye hano mu nzu yivugisha ati ariko se ubundi we nta buryo ki nashakamo wamvira mu nzira ukareka kubangamira imipangu yanjye? Ati ndambiwe kubaho gutya pe. Ubwo sinzi icyo Daniel yatekereje, aranje aravuga ati ariko uzi n'ikindi, nungutse umupangu ntabwo nakomeza guhagarara. Barakwereka Daniel yaje hasi hano areba umuti wari uri aho ngaho, gusa mu by'ukuri umuti uri aho ni umuti wica udukoko, udusimba duto tuba mu nzu n'imbeba ndetse n'utundi dutandukanye. Daniel aranje aravuga ati ariko se ubundi wakoresha ubu buryo bworoshye bwo kuba nakwikiza ubundi ukandika nkajya kwibanira n'umugabo wanjye? Barakwereka umugabo yari avuye hano kuri telefone ari kuguzaguza ngo arebe ko abona amafaranga asubira mu nzu, gusa mu by'ukuri tubonye ko Daniel arimo kumupangira kuba yamwica. Gusa kakana gatoya nako kaje kumuneka ngo kugira nibura papa akazajye kubana nawe kaza umuntu babana uwo ari we. Barakwereka umugabo yavuye hanze kuri telefone. Daniel aranje aramubaza ati none se amafaranga urayabonye? Umugabo aranje amusubiza ati mu by'ukuri barambwiye ngo mbe negereje, ariko mfite icyizere ko ndaza kuyabona, gusa nawe ntukamuze ku nkeke unsaba amafaranga ya buri kanya. Ati mu by'ukuri urumva yava hehe koko? Daniel aranje aramubwira n'umujinya mwinshi cyane atugomba kuyashaka rero, kuko nutayabona saha izi ngizi dore n'umwenda wawe uracitse nta kintu uzabona wambara. Ariko mu by'ukuri nubwo avuze ngo uracitse ni wowe uciye. Daniel aranje amubaza ati se ubundi ibyo n'ibiki uba wambariyemo imbere? Umugabo aranje amubwira ati ariko n'ubundi ishati yari igabwe yaracitseho, niyo mpamvu nagombaga gushyiramo umupira mo imbere. Daniel aranje aramwinena aravuga ati mbega umugabo w'umunyamwanda. Ati n'ubundi sinzi impamvu nabanye n'umugabo nkaho utajya unoga. Gusa disi umugabo uri hano nta mutima mubi yifitiye, ahubwo nuko Daniel wakunda amafaranga. Barakwereka ubwo bari bagiye gusohoka muri iyo nzu, kakana k'agakobwa nako karaza kayihisha, gusa kabonye ko Daniel arimo gupanga kwica umugabo ndetse n'uyu mwana w'uruhinja. Barakwereka umugabo yarasohotse ndetse na Daniel, kandi ikindi mwibuke ko iyi ari inkuru bari kutuganirira. Iyi ni inkuru aka kana kari kuganira papa wako kamwumvisha uburyo ki Daniel yashatse kwicira umuryango we kuva na mbere hose abesha papa we ko nta muryango afite. Akana kasigaye hano kivugisha ati Daniel akabeshya papa wanjye ko nta muryango agira kugira ngo babane, kumbe burya afite umugabo ndetse n'umwana none arashaka kubica. Ntumbaze ngo akana kari buze gukora iki kuri ibi kamenye. Barakwereka papa w'umwana nawe yari yasigaye hano mu nzu yibaza ati ariko se uyu mwana yagiye hehe koko n'iriya drone? Akana kagarutse mu rugo papa karakabaza ati mwana wanjye uvuye ko nagushatse ahantu hose? Akana karangije kabwira papa ati papa nari nagiye kwiga kuba nagurutse drone neza, atariko noneho nangiye kubimenya pe. Atariko ni wakizeye ibintu byose nagiye mbona mu by'ukuri. Ati biteye ubwoba. Papa karangije amuvuga ati rero ni wakabaye wagiye kugurutsa drone ahantu hategereye mu rugo? Ati gute wabitekereje koko? Akana karangije kabwira papa ati papa hari ibintu rwose nayo ndimo kureba, atariko se wambabariye ubundi? Umugabo araje aravuga ati wa mwana we rero niwongera kujya kure, ati rwose ntago nzongera kugusubiza iyo drone. Ngo barakwereka muri ako kanya yahise akaka drone, gusa akana kanze ko bakamubwira ko kabonye Daniel ndetse ko Daniel afite n'umuryango. Umugabo yarakomeje atunganya umwana we, umwana nawe arakomeza atsimbarara ku banga rye, yanga kuba yagira icyo abwira papa we. Ibyacu ntibitinda ubwo bwarije, kakana gahinga papa we katari mu cyumba
karangije kaza gakeya komboka. Ntumbaze ngo kaje kwiba iki muri iki cyumba cya papa wako. Gusa mwe mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Mwibutsa wowe utarakanda subscribe kugira ngo uyikande, ubundi inkuru zacu zijye zigushyikiraho ku gihe. Barakwereka akana karaje kareba imiti papa wako akoresha kugira ngo abe yasinzira, ya miti isinziriza. Gusa papa w'akana yari ari kugahamagara, karangije karamwitaba, gusa karamujijisha kugira ngo atamenya ko hari ibintu kari kumwiba. Akana karangije kavuga ati papa naje rwose ntugire ikibazo. Gusa kari kamwibye imiti isinziriza. Gusa wibuke ko aka gacupa kano kana gatwaye karasa neza neza na ka gacupa twabonye Daniel afite, kari karimo umuti wica udusimba. Ntumbaze ngo yashakaga kuwukoresha iki, ariko twumvishe ko avuga ko ari bwo buryo bworoshye bwo kuba yakikiza wa mugabo we ndetse n'umwana we muto w'umukobwa. Barakwereka akana kaje hangaho kwa Daniel kaza komboka. Ntumbaze ngo kaje gukora iki nturamuta usinziriza kibye papa wako. Ubwo kacunze Daniel atarimo kukareba arimo guteka, karangije gahita kaza kihisha mu meza gake ku buryo atigeze kumva habe na gato. Barakwereka Daniel nawe yari arimo gutunganya icyo kunywa, arimo kugikorera umugabo we. Arangije araza ahagarara hejuru aho ngaho. Gusa wibuke ko akana kihishe hasi aho mu meza. Ubwo Daniel yahise ashyira umwana hasi vuba vuba. Arangije araza kurayo ka gacupa kari karimo imiti yica udusimba dutoya two mu nzu. Gusa mwibuke ko iyi miti n'ubundi ni uburozi ku muntu, umuntu ayinyweye arapfa. Ubwo ngubwo yahise atangira gukuramo ibinini. Gusa atarabikuramo muri ako kanya bahise bamuhamagara, ahita yikanga rwose abaretse. Akana nako kari gatangiye kurira cyane, aravuga ati ariko iki cyana ubundi kizama amahoro kugeza ryaye. Barakwereka muri ako kanya akana kahise gafata wa muti karawuhindura gashyiraho umuti usinziriza. Aho kuba yakoresha umuti wica agiye gukoresha umuti usinziriza, ariko mu by'ukuri we ntabwo yigeze abimenya ko umuti we bahiwuhinduye kubera akazi kari mu nzu wenyine. Akana karamwitegereje karangije karavuga ati se koko burya yashakaga no kwica abantu. Ubwo Daniel nawe yahise afata wa muti usinziriza, ariko azi ko ari umuti wica imbeba bashyizemo hariya. Arangije ahita azanira umugabo we ati mu by'ukuri rero nabonye muri iyi minsi narindi kutwitwaraho nabi, niyo mpamvu uyu munsi navuze ni reka mbyuke rwose nkutunganyiriza agakawa ube wakanywa rwose nta kibazo. Umugabo warangije aratungurwa aramubaza ati se koko ibintu nge wabikoreye? Ati cyane rwose wakanywa nta kibazo. Ubwo umugabo yashyiraga ku munwa, Daniel nawe yahise avuga ati aha, ati rwose umuti wanjye urakoze. Barakwereka umugabo akimara kubinywa. Gusa wibuke ko harimo ibinini bisinziriza, ntabwo ari wa muti wica imbeba twabonye Daniel yari afite, kuko akana k'agakobwa kawuhinduye. Daniel muri ako kanya yatangiye kwibaraguza ku mugabo ati none se haba habaye iki kandi? Ati ko mbona kwitwara mu buryo budasanzwe. Umugabo we muri ako kanya yahise yikubita hasi. Akana karangije karavuga ati aha, ibyo nashakaga kandi birakunze. Daniel nawe muri ako kanya yahise avuga ati rero wa mugabo we, ati wowe ubu ngubu ndaguturutse, ati bwa bufaranga bwawe bw'inyica n'inyizi ntabwo rwose nzongera kuba nabukoraho. Ati ubu ngubu ngiye gufata amafaranga mazima avuye ku mugabo muzima. Barakwereka muri ako kanya akana kahise kaza ngo karebe ka kana gato k'agahinja gahari kagatware Daniel atarajya kukica. Gusa kahise kumva Daniel agarutse aho ngaho gahita kamwikanga rwose karirukanka. Ubwo Daniel yari atangiye gupanga uburyo agiye kwica aka kana k'agakobwa hanyuma yuko yishe papa wako. Gusa icyo atazi ni uko papa w'aka kana amuhaye imiti isinziriza atari imiti yica. Muri ako kanya yahise abwira akana gatoya k'agahinja yari agiye kwicara akabwira ati wa kana we ntabwo uri buze kungora rwose, dore papa wewe ndamusoje, ibyo ntabwo biri buze kunanirana. Ubwo Daniel yahise ashyiramo n'ikanzu y'ubukwe, bigaragara ko ari wa munsi twabonye Daniel ari gushyira akana mu muhanda, kandi koko ubukwe bwe na papa w'uyu mwana w'umukobwa bwari bwegereje. Akana kahise kavuye karavuga ati reka niruke njye kureba aho uriya mwana mutwaye ataza kumwica rwose. Gusa n'amasaha y'ubukwe yari yegereje kandi ubu ngubu papa wako yari yakabuze. Barakwereka akana kahise kaza kabanza kujya mu birori bya se. Ise nawe yari ari hano rwose ari kwitegura ibirori. Arangije arakabaza ati se wakana ko ufashe drone kandi ugiye? Ati papa, ati rwose numvaga nshaka kujya kuguruta drone ho gato. Ati ndumva rwose hano hantu harimo kumboringa. Ati mu by'ukuri wamuruhushya papa? Ise arangije yitegereza padiri. Padiri ubwo bari bategereje rwose umugore w'uyu mugabo ngo babe babasezeranye. Icyo batazi ni uko uriya mugore agiye kwica umwana mutoya w'umukobwa, ndetse azi ko amaze no kwica umugabo we.
Umugabo arangije abwira padiri ati rwose umwana mba agomba kumureka agakora icyo ashaka, ati niba ari ibyo ashaka reka tumureka agende, gusa akana ko kari ku mupangu wako wo kureba buryo ki katabara wa mwana w'umukobwa usigaye, dore ko papa w'umwana kari gasoje kumutabara. Arakwereka akana kahise gafata drone gatangira kuyigurutsa vuba vuba. Ubwo ibyo ngibyo nibyo kari kuganira papa wako, karenje karamubwiye ati nibwo rero nakwerekaga arimo gushaka kwica umwana, arimo kumushyira mu muhanda hafi no kumwicisha imodoka. Umugabo arangije avuga ati wa mugore rwose mu by'ukuri ntabwo ukwiye kuba mu bantu uri inyamaswa, ati gute watinyuka kwica akana gatoya nk'aka k'inzirakarengane hanyuma yuko ugerageje kwica papa w'umwana, ati rwose ndakwinginze mugabo wanjye umbabarire. Barakwereka wa mugabo yagerageje kwica, yahise aza yirukanka aravuga ati we nta n'isoni ugira rwose ukansinziriza, ati se wakekaga uri gukora ibiki, ati reba rega wambaye n'ikanzu y'ubukwe. Umugore rwose byahise bimucanga buri icyo avuga n'icyo areka. Papa w'aka kana k'agakobwa gakuru nawe arangije yumva uburyo uyu mugabo aje ari kumwita sheri we, aravuga ati se burya wemeye gushyingiranwa nanjye kandi ufite umugabo ndetse n'umwana? Muri ako kanya bahise bamuhamagara umupolisi wari uri aho hafi, aravuga ati rwose uwo mugore mumutware muri gereza kabisa ntabwo ibintu bye bisobanutse, ati reba ko agerageje kwica umwana mutoya nk'uyu w'uruhinja ndetse yagerageje kuroga n'umugabo we, ati ibyo muri buze gukenera byose biri hano kuri drone, turaza kubibereka rwose mumugire ikibazo. Umugore rwose baramutwaye agenda atera amahane, ati n'ubundi mwese ibyo mukoze nta na kimwe kizabahira, ati muzabyicuza. Umugabo arangije aravuga ati mu by'ukuri ninjye muntu rwose wari warashatse umugore w'ikigoryi pe. Akwereka umugabo uri hano w'umukire yahise afata akana k'agakobwa agasubiza papa we, akaravuga ati rwose mu by'ukuri twese twahuye n'ibibazo kandi muri twese nta n'umwe wari wabihisemo. Umugabo uri hano arangije aravuga ati mu by'ukuri nyakubahwa murakoze kuba mwanabara ndetse mugatabara n'agakobwa kanjye. Umugabo arangije aramubwira ati mu by'ukuri ntabwo ari njye wo gushimira, ati ushimire uyu mukobwa wanjye byose niwe wabikoze. Umugabo arangije aravuga ati ye ako kana gato k'agakobwa, ati si ubu koko mu by'ukuri nagashimira ne? Umugabo yaravuze ati wakana rwose uri agahanga ndetse uri n'umunyabwenge, ngiye sinzi icyo nakwitura, Imana izaguha umugisha. Ni naha ngaha inkuru yacu y'uyu munsi isoreje, musaba kureba neza ko wakanze subscribe, like ndetse niba yakuryoheye usharinge no ku nshuti zawe nazo zibe zaryoherwa n'inkuru. Reka duhure mu yindi nkuru ikurikira, mubwira ko inkuru zacu zijyaho buri munsi haba hariho inkuru ndetse uba utagomba gucikwa. Bye bye, turabakunda cyane.